ikindi cya kabiri kugira ngo zino nsengero zifungwe ntago ari umugambi wa Satani ahubwo ni umugambi w'Imana. Oya ntago ari umugambi wa Satani. Iyi nyine abantu babanza babimenye sibyo bave mu rujijo kuko hari umuntu ushobora kuvuga ngo ni umugambi wa Satani. Oya impamvu ni iyi hajemo abantu urukumva bitwa ngo ni abakozi b'Imana urukumva biyitirira abakozi b'Imana bitangiye kukubwira iki ni ikintu cyambayeho sibyo cyambayeho wenda nashobora kuba narigeze nkivuga ntakivuga ahantu henshi ariko ntinyikomozeho cyane. Ngewe nigeze kurwara indwara ikomeye cyane byaranambabaje nubwo ngewe nta nubwo nzapfa mbyibagiwe. Nigeze kujya gusenga ahantu nari mfite amafaranga hafi 1,800 gutyo nari mfite njyayo gusenga bita nkubwiye ukuri kwa hera yuko bagiye baturisha buri kanya bakavuga ngo muture amafaranga yo kugura amazi y'umushumba urukumva ubwo nkahita ngenda nkatanga 5 sibyo bo ibyo bikavaho ngo muture nk'amafaranga ngo niba mushaka ikibanza urukumva hari kuvuga ngo hari ibibanza ngo 3 ngo muri uyu mujyi wa Kigali ngo muture ngo mugerageze ngo muture ibibanza ngo ugerageze mu piganirwe urukumva ibibanza 3 mutura amafaranga kugira ngo ibyo bibanza mwe mwagira gute mwabitsindira urukumva none iyo Mana sibyo tujye tuvugisha ukuri iyo Mana utura amaturo gutyo muhundagaze kugira ngo upiganire ibibanza ni iyihe Mana sibyo icyo ni icyambere Peter tugendane ibyo si byavuyeho turagiye dufashe akanya ko kujya gusenga aravuga ati noneho ndashaka abantu ndi bwasengere ikintu cyanambabaje no mu buzima nkanababara kugeza n'isaha abo ati ndashaka abantu ndi buze gusengera abo bantu bazi tujya ahantu mu icyumba ahantu runaka hari mu Giporoso urukumva noneho turicara twese dufata amanimero urukumva turangije bamwe bakajya binjiramo nyine ubwo bakabasengera numbaza ibyo babasengeraga noneho hari umuhungu wari ukurikiyeho twari twabaye inshuti kumva kandi ukumva ko ngewe nagiyeyo mfite ikibazo sibyo mfite ubusembwa bw'uburwayi sibyo kugira ngo ndebe yuko wahakura ubutabazi nakira sibyo none niba naragiyeyo nkamara uwo muhungu Fidele we yasohotsemo ari kwiyamira aterekada ati cyo bijyanye ntajyo nabaho urukumva aramwe atugena nawe baragusengera abarakiyeho abaragiye nanjye nza kwinjirayo Peter hari ikintu cyambabaje mu mateka nari nsiganye amafaranga 400 urukumva ndavuga ibiceri turwasa kubera ko nari mfite umunaniro mukeya ndavuga ibiceri turwasa ndaza kuza kubitegesha urukumva atumoto twari makeya kamoto ka turwasa barakabonaga urukumva uvuye mu Giporoso nko kugera icyo ngewe nemera mu ruhande rwanjye cyangwa wenda nanakubwira nawe gusa icyo nzi cyo hari ijambo ryambwiye ngo ravuga ngo umenye uko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka ukorera muri mwe cyangwa umenye ko imibiri yanyu ari insengero ubwo rero cyane cyane ikintu cyagorana cyane n'umuntu wafunga urusengero rwanjye rwo muri njye mu mutima wanjye agafunga mbese gusabana n'Imana niho byaba bingoye naho ibi bindi byo gufunga insengero byo mbona ngewe ari ibisanzwe kuri ngewe mbona nta kintu kirenze cyane ariko Peter reka nkubwire wenda naguciye mu ijambo wenda ntago mbizi ngewe bajya gufunga insengero simbizi n'uburyo babitekereje ariko sinabizi ariko gusa nyene ni guverinoma y'u Rwanda bayari kize mu bikorwa kandi karebe ko kwigasanga ibintu ari ngombwa kandi kuko guverinoma n'umubyeyi sibyo Peter yurebye wa mugane ejo wenda nyakubahwa Perezida Paul Kagame niwe wabisubiye aravuga ati
gusenga ni byiza rwose nta n'ubyanze, ariko iyo ugiye kureba usanga hari abantu bagiye bashinga insengero mu buryo butari ngombwa cyangwa se mu buryo butemewe n'amategeko. Wenda ntago nteye amabuye abantu bashinze insengero, ariko nanone muri bino bintu byaje by'uhuru byo kugenda bashinga insengero, harimo abantu bagiyemo baza ari abatubuzi. Tujye tuvugisha ukuri Peter, hariho abantu basenga kumva ari abantu bashinze insengero ari by'ukuri, urukumva, ariko hariho n'abantu bashinze insengero ari kugira ngo bagamije kurya abakirisitu cyangwa se bagamije kurya abantu. Peter, iki kintu tucyemeranye kuko hariho abahanuzi b'ukuri, uri kumva, ariko hakaba hariho n'abahanuzi b'ibinyoma. Iki kintu turi kukigenda nawe neza. Ushobora kumbwira ngo abahanuzi bose nabo ukuri? Nyine wabwira abahanuzi bose ntago ari abo. Nyine nanjye ndashaka ko umbwira abahanuzi bose nabo ukuri? Abahanuzi bose ntago ari abo. Ntago ari abo ukuri. Bivuze ngo n'ijambo ry'Imana ravuga ngo ubuhanuzi bwemerwa ari uko busohoye. Ubwo rero nimba bwemerwa ari uko busohoye, harimo abukuri n'abatari abukuri. None se reka abatumwa n'Imana n'abadatumwa n'Imana. None se reka nkubaze, wemera yuko nubwo bano bantu bose barashinze insengero, harimo abantu bashinze insengero ari kugira ngo bagamije kurya imitsi y'abaturage? Ariko oya ko nde ufite ubwoba kubivuga? Oya ibyo ngibyo byo birashoboka. Impamvu hariho abantu bakora business zibona. Ubwo wasanga harabugiye kuvuganira. Ntawe navuganira. Oya wenda sibyo, ngewe reka banze mubwire uzi cyonzi cyo kimwe, apfa kuba avuga Imana yo mu ijuru, akavuga ati Imana yo mu ijuru Yesu ashimwe, akavuga ibintu byinshi atazanye ibindi se. Aho ngaho ntabwo ngendana nawe, nta nubwo mpamenya nawe. Impamvu nahamanya nawe nuko yuko abantu bose bavuga Yesu ntago ariko bose bakijijwe, nta nubwo abantu bose bavuga mwami ntago ariko bose bubaha Imana, sibyo? Kuko ugiye kureba usanga abantu bose bavuga Imana atari ko bose bubaha Imana. Kandi no muri uretse none tuzabatandukanya gute? Nimba bose bari kuvuga Yesu bavuga Imana, tuzabatandukanya gute? Ikintu rero kigomba kubitandukanya ni ucyo bitwa umutima. Wavuze ngo urusengero, wowe wavuze ngo urusengero mu bwawe, sibyo? Ngo keretse umuntu uzafunga urusengero rwo mu mutima wawe, niko wivugiye ubwawe. Niko navuze. None wowe ufite umutima nama wawe, sibyo? Ushobora kukurobanurira, kuko niba nta mutima nama ufite, urukumva, menya ngo na Mwuka Wera ntago azakorera muri wowe, sibyo? Kuko Mwuka Wera akorera mu mutima nama, sibyo? Umuntu rero udafite umutima nama, urukumva, umenye ngo hariya nujya kuhasengera ntago bavuga Imana y'ukuri. Aho ngaho urarwa mu rwobo Peter, urwiteze. Ahubwo dore ahantu reka tuhavuge neza, reka tuhaganireho neza. Umutima nama, kuko ntago namenya ngo umutima nama wawe uri kukubwira iki. Ahubwo reka duhagarare kuri ijambo rivuga ngo imirimo y'umuntu ni igaragaza uwo ari. Kuko nujya muri urwo rusengero cyangwa umuntu byanze bikunze imirimo ye ni izagaragaza uwo ari. None se uwo muntu w'imba yarashinze urusengero afasha abakene, nkuko ijambo rivuga ngo idini nyakuri nirifasha imfubyi n'abapfakazi, afasha abakene, afasha abatishoboye, kandi afite n'imbuto z'umwuka harimo na rwa rukundo, uwo muntu wamutera amabuye ubihereye kuki? Mbabarira wowe hantu hambwire neza. Uretse gato manze ngaruke, sibyo? Ibyo byo wenda ngo imirimo ngo bigendana n'imirimo, ibyo byo ndabyemera, ariko nicyo ukigaragaza uwo ari we. Ariko Peter, tugendane, sibyo? Tugendane neza. Nakubwiye ngo umuntu, sibyo? Abantu bashinze urusengero, sibyo? Yavuye asengera, sibyo? Kuko abantu bose bagiye mbese barafite ahantu basengera, sibyo? Bose bagenda ukumva nubwo bashinze insengero bagiye bagira ahantu biyomora. Harimo abiyomoye kuri ADPR, hariho abiyomoye ku badive, hariho ndetse n'abiyomoye ku yandi matora agiye atandukanye,
cyangwa ku yandi madini nushaka kubivuga ku yandi madini urukumva bakajya gushinga insengero sibyo impamvu mbivuga ngo harimo indyarya cyangwa se indyamirizi urukumva mbena mbikore gutya ntago bose mbateye amabuye sibyo kuko harimo abantu b'abakozi b'Imana urukumva bagiye gufonda ari abakozi b'Imana sibyo ariko nk'uko bivuze abantu bakora iyo mirimo y'imbuto z'urukundo ni bangahe muri iyi minsi ni bangahe okay rimba rero nta ubona harimo ababikora harimo n'abatabikora niyo mpamvu rero bishoboka ko Imana nayo yaje gukora uwo mukwabo kugira ngo igaragaze nyine gose icyo mpamya cyo uyu ni umugambi w'Imana gusa ndashaka kubwira abantu badukurikiye cyangwa se n'abandi bantu bari hirya no hino bazadukurikira cyangwa se n'abazadukurikira babanze kwikuramo banze bikuremo yuko atari umugambi wa Satani kujya zino nsengero zifungwe tugendane iki kintu izi nsengero zijya gufungwa byavuzwe kera ko zizafungwa sibyo kandi nubwo ni Imana yagiye ivuga kenshi yagiye ibikomozaho kandi ikindi cya kabiri kugira ngo zino nsengero zifungwe ntago ari umugambi wa Satani ahubwo ni umugambi w'Imana oya ntago ari umugambi wa Satani nyine abantu babanza babimenye sibyo bave mu rujijo kuko hari umuntu ushobora kuvuga ngo ni umugambi wa Satani oya impamvu ni iyi hajemo abantu urukumva bitwa ngo ni abakozi b'Imana urukumva biyitirira abakozi b'Imana bitangiye kukubwira iki ni ikintu cyambayeho sibyo cyambayeho wenda nashobora kuba narigeze nkivuga ntakivuga ahantu henshi ariko ntinyikomozeho cyane ngewe nigeze kurwara indwara ikomeye cyane byaranambabaje nta nubwo nzapfa mbyibagiwe nigeze kujya gusenga ahantu nari mfite amafaranga hafi 1,800 gutyo nari mfite njyayo gusenga nkubwiye ukuri kwahera yuko bagiye baturisha buri kanya bakavuga ngo muture amafaranga yo kugura amazi y'umushumba urukumva ubwo nkahita ngenda nkatanga 5 sibyo bo ibyo bikavaho ngo muture nk'amafaranga ngo niba mushaka ikibanza urukumva hari kuvuga ngo hari ibibanza ngo bitatu ngo muri uyu mujyi wa Kigali ngo muture ngo mugerageze ngo muture ibibanza ngo ugerageze mu bipiganirwe urukumva ibibanza bitatu mutura amafaranga kugira ngo ibyo bibanza mube mwagira gute mwabitsindira urukumva none iyo Mana sibyo tujye tuvugisha ukuri iyo Mana utura amaturo gutyo muhundagaze kugira ngo upiganire ibibanza ni iyihe Mana sibyo icyo ni icyambere Peter tugendane ibyo si byavuyeho turagiye dufashe akanya ko kujya gusenga aravuga ati noneho ndashaka abantu ndi bwasengere ikintu cyanambabaje no mu buzima nkanababara kugeza n'isaha avuga ati ndashaka abantu ndi buze gusengera abo bantu bazi tujya ahantu mu icyumba ahantu runaka hari mu Giporoso urukumva noneho turicara twese dufata amanimero urukumva turangije bamwe bakajya binjiramo nyine ubwo bakabasengera numbaza ibyo babasengeraga noneho hari umuhungu wari ukurikiyeho twari twabaye inshuti kumva kandi ukumva ko ngewe nagiyeyo mfite ikibazo sibyo mfite ubusembwa bw'uburwayi sibyo kugira ngo ndebe yuko wahakura ubutabazi nakira sibyo none niba naragiyeyo nkamara uwo muhungu Fidele we yasohotsemo ari kwiyamira aterekaga ati cyo bijyanye ntajyo nabaho urukumva aramwe atugena nawe baragusengera abarakiyeho abaragiye nanjye nza kwinjirayo Peter ari ikintu cyambabaje mu mateka nari nsiganye amafaranga 400 urukumva ndavuga ibiceri turwasa kubera ko nari mfite umunaniro mukeya ndavuga ibiceri turwasa ndaza kuza
kubitegesha urukumva akagare cyangwa atumoto twari makeya kamoto ka turuwasa barakabonaga urukumva uvuye mu giporoso nko kugera nuza Sonatibe kamoto ka turuwasa barakabonaga ico gihe noneho ndavuga ubwo mfite magarane ni ukuri rwose bwo bavuze ati arambwa ati umva rero ati bite ati ni sawa ati pfukama ku ituro ryawe urukumva nakuyemo igiceri cy'ijana ugipfukama urukumva oya guseka ni byiza urukumva ndangije kugipfukamaho urukumva yarakirebye arandeba ati icyo nicyo gitambo ufite ni ryo turo nkubwiye uribyibushye ufite ndakubwiye ngo turi turo ribyibushye uturira ingiri ati subwo ngubwo ati genda cyangwa genda hariya urasengerwa nuriyo ngeze ku wundi yarandangiye mu cyumba nawe tabibanga ngo ubwo se ngo nanga usengera kingwiri n'ituro ribyibushye ngo rinaga hari isoke ndinaga hariya bitansoka nagenda none se Peter tujye tuvugisha ukuri uwo muntu arakorera yihe mana umva uwo muntu ngiye numva atarakoreraga imana uwameze nka wa wundi ni umunyabiguzi mbese wabaye nka cya gihe Elisa agenda kuriya harya kuriya wagiye kuibira karindwi n'uwo bitana niba arahazi niba ari ine nimba ari uriya mugabo w'ingabo ni umugabo w'ingabo niba ari Haziya ntabwo ari Haziya ariko ni Hamana hari nawe yafashe ibiguzi nk'ibya Gihazi abo bantu nk'abo ntago babura abo rero bagereranya nka Gihazi kuko ntago bari gushaka gufasha abantu mu by'Imana ahubwo abo ngabo barashaka amafaranga barashaka mbese n'abesikoro binjiye babonye yuko binjiye mu by'Imana mbese bakoresha uburyo bw'ubutekamutwe rero ntago aho rwose ntago mpamye kuko Imana yacu ntago yakibiguzi kuko nta hantu Yesu nigeze mbona yakijije abantu abatsi ibiguzi nta hantu nigeze mbona na hamwe Yesu yagiye gusengera abantu cyangwa gufasha abantu ngo abanza bakibiguzi kuko we ijambo yakoresheje yaravuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe ni munsange mbaruhu bishatse kuvuga ngo rero nimba koko uri mu ijambo ry'Imana cyangwa uri mu kuri kwa Yesu ahubwo urushye cyane niwe wafata mbere yuje yigenza nanjye niho ukubwira uwo muntu kuko we n'insengero zafunzwe pe sibyo erega nubwo wumva tubivuga natwe urwacu ntago rumeze neza natwe rurafunze urukumva ariko dufite ibyiringiro yuko ruzafungurwa urukumva Peter dufite ibyiringiro yuko ruzafungurwa nubwo rufunze sibyo ariko nanone tujye dukoma urusyo dukome n'ingasire ngende umwamya wo kubivuga niyo waza ukamfata nakubwira n'uwo ari we sibyo ariko mwihorere mugire ntabwo muvuze se mu buryo bugize ibanga sibyo urukumva ariko nk'uwo nguwo nawe urusengero rwe rwagafunzwe kuko ntago bari sawa nose ubwo umukirisitu nibaza kugana sibyo kandi ari byo nyine twari tuvuga ngo ni umugambi w'Imana none si Imana yo wagize ngo ibyo bintu birayinezeza cyangwa nyine umukristo aze kugana agushakaho ubutabazi kandi noneho turazi neza yuko sibyo ni umukristo aze kugana arazi neza ko mbese abazi neza ko Imana uramubariza none umusahuye n'utwafite sibyo ubwo urambwira ngo iyo Mana urimo gukora niyi bite ndashaka kugira ngo usubize ngo ukumva ahantu waruvuze ahantu ngo tuzabamenyera kuki sibyo ku mbuto zabo ariko buriya turimo tugana ku musozo tubwire n'abantu tubabwire ngo urikumva niba nta mutima nama wawe ufite urikumva umutima ukugira inama kuko na Mwuka Wera akorera mu mutima urikumva nama
ahangaha ntabwo tubigendanamo neza, tubyumvane nk'ukuri. Niba biragusaba kugira ngo ubanze wumvire umutimanama, sibyo? Nubasha kumvira umutimanama usaba umwuka wera. Umutimanama uwo muntu uzaba ugiyeyo gushaka ubutabazi niwe uzawumvira, cyangwa niwe, cyangwa wowe aje ashaka ubutabazi niwe? Umva ngubwire Peter, tugendane kano kana. Niba uzi neza yuko n'ubundi imitima iba ari ibiri mu mutima, ko nicyo cyigisho giye kuzakigishaho kugira ngo abantu basobanukirwe umutima icyo ari cyo, sibyo? Niba uzi neza yuko umutima ugira ibice bibiri, ibyumba bibiri, habaho igice giherera kunuza ku mwanya w'ikibi, akabaho n'igice giherera ku mwanya w'icyiza. Tubigendanemo neza. Yego. Niba rero, sibyo, umutima wawe ukunda guherera ku mwanya w'ikibi, uko byagenda kose uzashiduka waguye muri cya kintu. Uri kumva? Tugendane neza inama kirero, sibyo? Ariko niba uzi neza ko umutima nama wawe, uri kumva, ufite, ugomba kumvira mwuka wera. Bitewe n'iki? Ntabwo umwuka wera ashobora gukorera, uri kumva, mu mutima, uri kumva, udafite umutima nama, kuko umwuka wera akorana n'umutima nama. Tugendane neza n'abantu badukurikiye babimenye. Ubwo bishatse kuvuga ngo umuntu udafite umwuka wera se akaba afite umutima nama, yakoresha umutima nama, kuko yakoresha umutima nama, kuko umwuka wera ntago ajya ahantu hose, cyangwa ntago aboneka ajya ahantu hose. Ite nanone mwumvika akantu uretse gato tabisobanura nabi, urukumva tabisobanura nabi. Nta nubwo umwuka wera yakorera mu mutima udafite umutima nama, ntibishoboka, ntago bishoboka. Cyo kintu bazo kimenye, tabisobanura nabi abantu bakazagwa ahantu habi, urukumva. Twibutse abantu yuko umwuka wera akorera mu mutima nama, urukumva. Ntago umwuka wera yaza kuri wowe nta mutima nama wawe urimo, kuko igihe cyose urimo kumvira mbese igice cy'umutima wumva nabi, ntabwo umwuka wera yagukoreramo, ntabwo yagukoreramo. Akomeje kugupushinga, akomeje kuguhata. Gusa nanone gusa birashoboka nanone, kuko umutima nama wawe ukubamo, urukumva. Hari igihe umutima nama ukomeza kuguhata, nibwo umwuka wera rirasa, agakorera muri wowe. Ubwo rero tugiriye inama abantu, tubagiriye inama. So rero turagira ngo abantu tubabwire ngo nubwo bimeze gutyo, watangiye ubivuga neza, sibyo? Nubwo bimeze gutyo, urusengero rw'umutima ni umuntu. So urusengero rw'umutima, cyangwa rw'umuntu ni umutima. Nubwo bikaze, nubwo bimeze gutyo, ariko gusenga abantu bakomeze basenge, bakomeze batitirize, bakomeze bahamagara Imana. Yego niko bimeze. Nibutse abantu yuko nubwo Dawidi yigeze guhura n'akaga gakomeye bakamuhiga, urukumva, cyarongeye igihe kiragera ajya gushaka Samweli. Si wari warimitse nuza Dawidi? Se wari warimitse Dawidi? Samweli ni wari waramenya amavuta, wari warasutse nako ntago yari yaramusutse amavuta, sibyo? Ariko Dawidi yakomeje guhigwa, akomeje guhigwa, aravuga ati ariko subundi bimeze biti? Reka njye gushaka, ubundi reka njye kureba uriya mugabo, sibyo? Niba kuko niba ari we wavuze ngo nzaba umwami, cyangwa niba ari Imana yabimubwiye, reka ngende murebe, sibyo? Arangije aravuga ati reka ngende koko murebe. Aragenda aramuhiga. Samweli aravuga ati umva nkubwire, yego, ni Imana yavuganye nawe, sibyo? Uri kumva, ni Imana yavuganye nawe, ntago ari njyewe wabikubwiye. Ibyo Imana yakubwiye izabikora, ahubwo komera ukenyere. Ikintu nuza Dawidi yakoze, nako ikintu nuza Samweli yahise akora, yahisamo amujyana ku musozi, uri kumva, bajya gusenga. Yahise amenya neza yuko Dawidi yashizemo imbaraga zo gusenga. Yego, yacitse intege. Igihe cyose wacitse imbaraga zo gusenga,
uri kumva igihe cyose wacitse imbaraga zo kumenya yuko Imana ifite imbaraga, igihe cyose ku ruhande rwawe mbese ukabona yuko Imana idashoboye, menya yuko aho hantu habaho uri umwanzi waje ku buzima bwawe. Gato uhagaze gato ndabizi aho hantu reka tuwavuge neza. Wari uzi ko none se ibibera mu nsengero gusa tuvuye ko ngaho mu butayu cyangwa ku misozi ho bitahabera? Aho hantu havuge neza wasobanura. Uretse gake uhavuge neza bakijya ku musozi uri kumva bari bagiye kwinginga Imana, bari bagiye guhamagara Imana, sibyo? Mbese yaragiye kugira ngo Dawidi yongere asubizwemo imbaraga, yego uri kumva yongere abone yuko Imana ariyo yavuze, uri kumva. Wibuke neza yuko Peter bakimara kugerayo, ariko nuza Sawuli siko yakomezaga kumuhiga, si Sawuli we yarakomeje akomeza kumuhiga, arangije gukomeza kumuhiga agerageza naho yamenya ahantu yari yajyanye na nuza gusenga na Samweli bajyanye gusenga, uri kumva. Atuma ingabo nyinshi ngo zimusangeyo, ariko kubera ko bari bagiye gusenga, uri kumva, kubera ko bari ku musozi, ngo Bibiliya iravuga ngo umusozi wose, uri kumva, ngo bitewe no gusenga wahise ugotwa n'amasengesho, uri kumva, bitewe no gusenga umusozi wose ugotwa n'amasengesho. Ubyumve neza, turagira ngo tubwire abantu ngo nubwo bafunze insengero batareka gusenga, batacika intege, yego, kandi ubongero n'ijambo basengere mu kuri no mu mwuka. Barangije baragenda barasenga, uri kumva. Izo ngabo bakimara kuzohereza, zikimara gutera intambwe, uri kumva, zigeze kuri uwo musozi zahise zifatwa n'ishengesho, uri kumva, zifatwa n'umuriro ukomeye cyane.